ndashaka kugezaho ibimenyetso bizakwereka niba ku buzima bwawe hariho umuvumo. Abantu benshi ntabwo basobanukiwe umuvumo icyo ari cyo. Umuvumo ni inzitizi ziba ziri ku muntu cyangwa umuryango zigambiriye kuburizamo ibyiza kuza ku buzima bwawe. Ni imbaraga ziba ziri mu isi y'umwuka zigambiriye kudindiza ubugingo bw'umuntu. Ni imbaraga ziba ziri mu isi y'umwuka zigambiriye kuzana amakuba n'ibyago ku buzima bw'umuntu. Dore rero ibimenyetso bizakwereka ko ku buzima bwawe hariho umuvumo. Icya mbere, niba mu muryango wawe hakunda kugaragaramo abantu bafite ibibazo byo mu mutwe, abantu barwaye ibisazi, abantu bafite ihungabana, abantu bafite depression, ukabona birigaragaza ku bantu benshi bo mu muryango wawe, menya ko mu muryango wawe hari ikibazo cy'umuvumo. Icya kabiri, niba mu muryango wawe hagaragaramo indwara ziri chronique, ugasanga ababyeyi barwaye diabete n'abana barwaye diabete, ugasanga ababyeyi bishwe na kanseri n'abana barwaye za kanseri, ugasanga ababyeyi bararozwe bicwa n'abarozi n'abana barozi babamereye nabi. Icya gatatu, kugira ingorane mu rushako, abantu ugasanga bafite ibibazo mu rushako kandi ntibibe ku muntu umwe, ugasanga biraba ku bantu benshi muri uwo muryango. Icya kane, kugira ibibazo bijyanye n'urubyaro, ugasanga muri uwo muryango harimo abantu bafite ubugumba, muri uwo muryango harimo abantu bakuramo inda, muri uwo muryango harimo abantu babyara abana bagapfa batari banakura, kandi bikaba ku bantu benshi. Icyo ni ikimenyetso cyerekana ko hariho umuvumo kuri uwo muryango. Ikimenyetso cya gatanu, ubukene bw'indengakamere. Hari ubukene busanzwe, ariko hari n'abantu bakena ukabona ko ubukene bwabo ntabwo ari gusa, ntibibe kuri umwe bikaba kuri benshi. Nta yindi mpamvu nuko haba hari umuvumo muri uwo muryango ukumira ko hari ikintu na kimwe batunga. Ikimenyetso cya gatandatu, niba mu muryango wawe hakunda kugaragaramo abantu biyahura, menya yuko muri uwo muryango harimo ikibazo cy'umuvumo. Ikimenyetso cya karindwi, gukenyuka. Niba mu muryango wawe abantu hari imyaka batajya barenza, ntibarenza imyaka 50, ntibarenza 30, abantu bapfa bakenyutse, menya ko hari umuvumo uri kuri uwo muryango. Umuvumo rero ukururwa no kutumvira Imana. Ntibivuze ko ari wowe wabikoze, wowe biri kubaho. Bishobora no kuba byarakozwe n'umwe mu basekuruza bawe, ariko bigaha uburenganzira umwanzi kugira ngo ageze kubagirira nabi. Iyo usomye muri Daniel igice cya 9 umurongo wa 11 haranditse ngo, ni koko Abisiraheli bose bakandagiye amategeko yawe, bariyobagiza kugira ngo batakumvira. Nicyo cyatumye dusandazwamo umuvumo n'indahiro byari byaranditswe mu mategeko ya Mose umugaragu w'Imana, kuko twagucumuyeho. Rero kugira ngo umuvumo ukureho nuko ujya imbere y'Uwiteka ukihana, ukicuza, ukitandukanya n'icyawukuruye, ugasaba amaraso ya Yesu Kristo kukweza no kugukuraho ibiguhindanya byose mu izina rya Yesu. Ubundi ukatura mu izina rya Yesu imigisha ku buzima bwawe. Uyu munsi rero ndagusengeye kugira ngo imivumo yose ikuriho ikuveho mu izina rya Yesu. Ndagusengeye kugira ngo ikikudindiza cyose Uwiteka agikureho mu izina rya Yesu. Nkwaturiyeho umugisha mu izina rya Yesu. Nkwaturiyeho kugubwa neza mu izina rya Yesu. Mu maso h'Uwiteka hakumurikire, kandi Uwiteka akugirire neza, aguha amahoro mu izina rya Yesu Kristo.